uracaye kumwe n'abandi Ingabire ndakubiza kuza ukanda subscribe ku Mpamba TV kugira ngo usubicikwa n'inkuru zacu za buri munsi kandi zubaka. Turacyari kuri ya nkuru yacu y'uruhererekane yitwa ngo agahinda natewe na Shadia umukunzi wanjye wapfuye ku munsi twariwe abantu. Iki ni igice cya 8 gitangiye. Igice cya 7 twasize Fiston ndetse wari kwibaza buryo ki Shadia yaba yaramuhemukiye. Ari nako kubwira Grace ati niba unkunda cyangwa utankunda nzaba ngusubiza kuko ubu ngubu ntabwo niteguye kuguhereza igisubizo pe. Grace nawe yari yashinze ndetse yashakaga kumva ko Fiston amubwira akamukunda cyane ko ari we muntu wari waramwitangiye ndetse akamara icyo gihe cyose ari kumwe na Fiston ngaho kwa muganga. Ubwo Grace yatanye Fiston amugezi wabo mu rugo. Fiston akigera iwabo mama ati Imana ishimwe muhungu wa ubwo noneho utashye. Fiston ati mama ndabyumva ndatashye ariko n'ubu ndacyababaye. Ese koko kuba narahemukiye Shadia bigeze hariya niyo mpamvu yatuma nyanga? Mama wati ariko njye naramaze kwakira ko Shadia yakwanze, sinzi impamvu Shadia umugaruye muri uru rugo. Fiston ati mama ndabyumva warabyakiriye ariko no kuri ngiye kwakira ko Shadia yanyanze ntabwo ndi kubikurura neza ngo mbyumve. Ati ukuri ntakubeshye ubuzima buri kungora kwiyakira. Mama wati umwana wanjye ufite kwiyakira, urana n'umwana wo mu bakire, urana n'umwana ukenera buri kimwe cyose akakibona, nukomeza kwihangayikisha kubera we bizasoza n'ubuzima bwawe bugiye mu kaga. Fiston ati erega mama ibyo uvuga byose ndabyumva ndakumva pe, buri kimwe cyose uri kumbwira ahangaha ndimo ndacyumva kandi kucyumva cyane, ariko se mama ujya utekereza ko basi wenda nanjye nkeneye umuntu mba hafi? Erega nkeneye kubana n'umuntu nkunda, apana umuntu nkunda. Nkeneye kubana n'umuntu uzatuma nishima, apana umuntu nzahereza ibyishimo kandi ngiye ntabyo ndi kubibona. Mama wati umwana wanjye rero icyo ni ikibazo cy'umutima wawe, ubwo uzabyigaho uzatubwira. Fiston ati mama ngendamye nashidikanya neza ko yego wenda Shadia twarashwanye ariko Shadia aracyari urukundo rwanjye. Mama Shadia ndamukunda cyane ku buryo no kumubura mu buzima bwanjye numva bisobanuye kubura buri kimwe cyose nari ntunze. Ese mama buriya kuko ni ngombwa ko Shadia nyanga? Mama wa Fiston yamubwiye ko atagomba gutekereza Shadia cyane ahubwo agomba kugenda akaruhuka. Fiston yagiye mu buriri bwarangije ariryamira. Grace nawe yakoze ibishoboka byose ko yavaga mu kazi agaca aho ngaho aje kureba Fiston kugira ngo amubaze uko yiriwe. Fiston yaje kubona ariyo mpamvu yonyine Grace asigaye yitwaza yo kuza kumureba. Umunsi umwe Grace yahageraga yabajije Fiston ati nese Fiston wiriwe ute? Fiston ati ako se wibura nta kindi kintu wambaza mu buzima? Sibyo kumbaza uko niriwe? Anyway niriwe neza, hari ikindi kintu utareba se? Grace niko kubwira Fiston ati ako se Fiston kuzi ko nakoze buri kimwe cyose kugira ngo nkube iruhande, nkakora buri kimwe cyose kugira ngo nkunde, kubera icyo kumeza kunsunikira kure ko? Ese Fiston ndi umwana mubi koko? Fiston ati wenda hari ntabwo uri umwana mubi niko bitekereza, ariko ujya wibuka neza ko nako byose ni amakosa yanjye. Grace nta kintu na kimwe mfite cyo kukubwira pe, sibyo kuko yanganisha kukubwira ati I'm so sorry biba bicitse. Fiston yakomeje kujya aganira na Grace uko bwije n'uko bukeye. Umunsi umwe ubwo yari ari mu buriri bwe niko gutekereza ati ariko se buriya wenda kuko ubu ngubu ibi ni ibiki biri kumbaho? Ati ndabona ubu ngiye ibintu biri kumbaho bidasanzwe pe. Ati gute umuntu nkunda ashobora kunca mu myanya y'intoki gutya ndi kureba? Fiston yatangiye gupanga uburyo bwo aribwo bwose ashobora guhura na Shadia, bwaba uburyo bwiza cyangwa uburyo bubi. Niko gupanga ati ngomba gukora ibishoboka byose Shadia nkongera nkamutsindira. Yego ndabyumva biragoye ariko ibigoye byose ntabwo ari uko tutabikora, ahubwo turabikora kugira ngo natwe tube abantu bakomeye. Ati rero byange bikunde Shadia agomba kuba uwanjye, nta n'umuntu tuzongera kumuhanganira pe kuko ngomba kumutsindira byange bikunde. N'ayo magambo Fiston yavuze mu mutima we. Ubundi niko kujya ahantu Shadia yakundaga kuba ari ndetse yewe arahagarara arategereza. Ubwo Shadia yacagaho Fiston yabonye Shadia atamwitayeho niko kubwira Shadia cyane mu ijoro ati ariko Shadia ubone ko ibintu byose mbikora kubera wowe? Shadia ati uwo mungu nakubwiye ko nagukeneye mu buzima bwanjye, rero ubu ngubu izi saha n'uyu munota sinzi ikindi kintu waba ukeneye kuri njyewe. Ese ntabwo nakubwije ukuri? Ese uri kugira ngo noneho nkubeshye kugira ngo wishime? Fiston ati wenda Trist wambeshye ariko kuruta kunjugunya gutya. Shadia ati Fiston ndakwinginze genda, ndakwinginze genda. Fiston yasubiye iwabo. Umunsi wakurikiyeho yagiye mu kazi bisanzwe, atangira kwakira ubuzima ndetse atangiye no kuba inshuti na Grace cyane kuruta kuba inshuti na buri umwe wese.
niko ubwo yajyaga mu kazi mu gitondo nibwo yaje kujya mu rugo yaragiye gukuramo kwistaramo umuriro arangije ati nyamaze ibi bintu ni byiza yahageze asanga nta wundi muntu uhari sibye papa w'umukobwa wari wahabaga witwaga Shemusa ndetse yewe n'uwo mukobwa wenyine papa w'uwo mukobwa yabwiye Fisto ko agomba gusigarana n'uwo mukobwa akaba ari umufasha nk'umuyede Fisto ati nta kibazo Shemusa yishimiye Fisto cyane Shemusa niko kubwira Fisto ati Fisto ese ufite umukunzi Fisto ati oya mwana njye ntabwo ngira umukunzi pe ushaka kumbera umukunzi se Shemusa ati oya no ntabwo nshaka kukubera umukunzi ahubwo nagira ngo twibere inshuti uko Fisto yakomezaga kubana na Shemusa niko yarushagaho kubona ubwiza bwe Fisto umunsi umwe waje kugera aryamana na Shemusa ndetse yewe bararyamana pe aranishima cyane arangije akazi bakoraga aho ngaho kararangiye gusatana nomero za Shemusa amubwira ko bafite umukunzi ndetse yewe aba mu gihugu cy'abaturanyi aricyo gihugu cya Uganda Fisto yakomeje kugira ubwoba ndetse no gutekereza impamvu yo mu buzima bwe atajya abasha kwifatira ibyemezo ahubwo abakobwa bose bahuye nawe ari bo bamufatira ibyemezo Fisto yarababaye cyane niko kuvuga ati ese bura gukunda umunyamakosa cyangwa abo tubana nibo banyamakosa ati sinzi impamvu mu buzima bwanjye kuvuga ngo hoya cyangwa kureka kuryamana n'umukobwa bijya biba ikibazo ese buriya ni uko ndi mubi cyangwa wenda ni ikindi kibazo ufite mu buzima busanzwe njye nashobora kuba nzi n'ayo magambo Fisto yavuze ariko nanone ntiyabitindaho niko kuvuga ati anyway ntawamenya buriya wasanga ari ngiye munyamakosa ati ntawamenya ariko n'ubundi wasanga hari wenda atari nanjye munyamakosa ati uretse kuko turabyita iki Fisto yakomeje kwibaza kuri ibyo bintu cyane ndetse yewe biramucanga niko gutekereza ati gusa buriya koko nzakora iki ati ntanashidikanya ko icyo gukura ntacyo nzabona pe ati ahubwo icy'ingenzi ni uko ngomba gutuza ibintu bikagenda neza ubwo Fisto yari yicaye iwabo mu rugo ari mu masaha yo kumugoroba niko gutekereza ati ngiye gukora ibishoboka byose njye kureba Shadi noneho ndajya iwabo ndamwihisha ku buryo ari bongera imbere kandi ibintu byose bibuze kugenda neza Fisto yaragiye yihisha Shadiya hamwe n'iwabo Shadi ubwo yavaga mu kazi yagiye kwibuka yibuka yaguye imbere ya Fisto niko kumubwira ati Shadiya ndagukunda nzahora ngukunda sineze no kuzakwibagirwa Shadiya I love you so much Shadiya nawe ati Fisto nanjye ndagukunda ariko ibintu turimo urukundo rwacu naje gusanga rudashoboka Fisto ati oya nta mpamvu n'imwe yatuma urukundo rwacu rudashoboka ariko anyway I'm even ready to fight I'm even ready to die for you by the way please nyumva Shadiya ati Fisto ndakumva ni ukuri ndi kukumva pe akababaro ufite n'agahinda ufite ndi kubyishyiraho ariko ndagira ngo ubwize ukuri ko bitakunda ako kanya Fisto akiri aho ngaho agiye kumva yumva umuhungu amuturutse inyuma niko guhamagara Shadiya ati muri guhoberana ndetse we nta n'isoni ese ubwo nta bwoba mufite uwo mujama yakomeje kuza yegera Fisto cyane akiragiye niko guhita abwira Fisto ati ariko wa muhungu we ubundi ushaka iki kuri fiance wanjye Fisto ati ni ukuri ba boss mumbabarire nta mugambi mubi nari mbifitemo umuhungu ati umva rero reka nkubwire ndakwiyamye n'undi muzi sinzongera kukubonana na Shadi Fisto ati ni ukuri ibyo ngomba kubyubahiriza nk'itegeko ntabwo nzogera uwo muhungu yahise amukubita urushyi rwiza cyane injereri yazumviye mu mutwe niko kuvuga ati urwo rushyi mukubise ndakwihanangirije kuri n'inshuro nzakubonana na Shadiya rero icyo nzagukorera nanjye ubwanjye sinkizi ndagira ngo ureke Shadi umureke wenyine kuko kukomeza kumubabaza niko nanjye ngenda ndushaho kubabara pe sibyo Fisto ati ni ukuri ntabwo bizongera umuhungu ati kuba bitazongera byo nibyo pe uzambabarire ntuzongere kuko umunsi nzongera kugusangana nawe abe we mwese ushobora kutazagenda neza Shadiya ati ariko none ntabwo ukubise uyu muntu gutya usa uko umubabaje umuhungu ati wagiraga se ngo mugirire impuhwe njye naramubyaye ndi nyina ndi se wabo Shadiya ati ako ntabwo byari bikwiye Fisto ako kanya yahise ataha yirukanka ndetse yewe ataha yababaye cyane niko kugenda avuga ati ariko se kubera iki Shadiya kuko bamuntwara ndi kureba ati ntabwo ibi byashoboka nubwo byakunda pe ati anyway it is so very impossible ndimo ndumva ntazi n'impamvu ibi bintu biri kumva Fisto yageze iwabo umunsi wakurikiyeho
yarabyutse mu gitondo yumva ibintu biramucanze atangira kwibaza ibintu byinshi. Grace nawe yari yamubwiye ko iryo joro ari buze kumureba ndetse yahageze asanga Fiston ntawe uhari. Mu gihe atayeho kugira avugane na Grace ahubwo ariryamira arasinzira. Yumvaga ashaka kuruhuka mu mutwe we, yumvaga nta stress akeneye, yumvaga nta kindi kintu akeneye usibye kwiruhukira ndetse yewe ibintu byose bikagenda neza. Fiston nibwo kuvuga ati ni ukuri ndimo ndumva nta kindi kintu nkeneye kinesha umutwe. Ati ntacyo pe ntacyo, ariko ubundi wanyihera Shemusa tukongera tukaryamana cyane ko twanubatse ubushuti. Ati nta wundi izi stress zo ntabwo nzikeneye ni ukuri kw'Imana. Akiri muri ayo ngayo ari mu gitondo yagiye kubona abona Edisa amusanze mu cyumba, niko kumubwira ati ariko se Fiston ukaryama koko ukageza amasaha ya 3:00 nta n'undi muntu uri ahangaha? Fiston yasaguruka ndetse n'umushinya mwinshi ati hanyuma uri gukora iki hano? Edisa ati nta munsi n'umwe mu buzima bwawe utazambona muri uru rugo. Ati Fiston ntawe uzigera ubona pe. Fiston ati hejuru y'ibintu byose wankoreye, hejuru y'akagambane wanshyizemo uragarutse, ubusuje kureba iki hano? Ese ubundi ubwo koko uje gukora iki ahangaha? Please mbwira ni iki kintu kikuzanye ahangaha? Ese wowe uza kandi kazi? Edisa ati erega ndabyumva uracyandakariye, ndabyumva buri kimwe cyose uracyabifata nk'ikosa ryanjye. Ati ariko nta kibazo, nanjye rwose amakosa nzi kuyemera pe, nzi no kuyasabira imbabazi. Fiston ati ubu kuri uyu munota no kuri iyi nshuro nta mpamvu nimwe ufite yo kunsaba imbabazi. Uwo mukobwa we warambabaje, wanandukanyije n'umukunzi wanjye Shadia, ibi byose byabaye ni amakosa yawe. Edisa ati sinitaye ku byo uri kumbwira, gusa naje kukubwira ikintu kimwe cyonyine. Fiston ati ngaho mbwira, uruje kumbwira iki? Edisa ati najya nkubwire kuko waba ubishaka waba utabishaka ngomba kubana nawe, kuko ibisaye izi ngizi tuvugana mwita umwana wawe kandi ndangifite amezi 6. Fiston yarumiwe, niko kubwira Edisa ati ibyo ngibyo ntibikangisha ari kuri kumbwira. Edisa ati sureba ko nipimye murategereza ko hari undi muntu naryamanye nawe usibye wowe? Fiston ati okay alright, none uri kugira ngo mbikoreho iki niba njye nawe twararyamanye? And then so mbikoreho iki niba utwite? Ni cyo kintu uri kumva nabikoraho? Edisa ati nta kundi kuntu wari wambwire Fiston, ntako pe, kuko wataye umutwe urimo uribaza ibintu byinshi bikagucanga. Ati Fiston naragukunze, naguhaye umutima wanjye wose, nakoze buri kimwe cyose kugira ngo tubane, ariko for you decide kumbabaza. Ati rero ubu rwose witegure ko njye nawe tugomba kubana byanze bikunze. Fiston ati ariko izo ni imagination wibereyemo, ntabwo abantu bose biga bateranye inda babana, nizere ko ibyo ngibyo wabibonye. Edisa ati reka nkureke ngende, ariko ibintu nkubwiye usigare ubitekerezaho wizere ko njye nawe tugomba kubana. Fiston ati nzaba ngusubiza umukobwa mwiza kandi namwe nashidikana ko igisubizo cyane rwose ntabwo kizatinda. Edisa ati uzambabarire ntutinde. Akanya Fiston yatangiye kwitekerezaho, yibaza uburyo ki yabaye ikiguri, uburyo ki buri mukobwa wese baryamanye batigeze banikingira. Atangiye gutekereza uburyo ki buri mukobwa wese baryamanye agiye kuzajya amuzanira umwana ndetse yamubwira ko yamuteye inda. Niko kuvuga ati ubu n'ejo bundi Shemusa arambwire ko namuteye inda. Grace nawe ubwo washitanga irimo, Shadia nabwo irimo, ubuse abo bana bose nzaba maze iki? Ese koko Mana kuki nabaye ikigoryi bigeze ahanga? Ese kuki nta bwenge nigeze ngira mu bintu byose nakoraga? Ese Mana warantereranye bigeze ahangaha koko? Nayo magambo Fiston ari kuvuga ndetse iyo yavuga ababaye cyane, bigaragara yuko ibintu byari biri kumubaho we ku giti cye kubyakira byari byamunaniye. Ariko niko kuvuga ati anyway nta kundi. Ati wanyihira Shemusa tukongera tukavugana. Ako kanya Fiston akiri gutekereza Shemusa yagiye kubona abona aramuhamagaye. Shemusa ati sha nari ngukumbuye. Fiston ati ibaze ko umpamagaye nanjye nawe mfite gahunda yo kuguhamagara ariko we ndi nawe ati sure se? Fiston ati ni ukuri nawe mfite gahunda yo kuguhamagara ahubwo se bite? Shemusa ati sha nanjye nawe mfite gahunda yo kuguhamagara ni ukuri sha meze neza. Ati Fiston hari igisongeye ko nta mukunzi ugira? Fiston ati yego nta mukunzi ufite. Why? Shemusa ati nuko cyagiye wigeze kumpropoza gukundana nawe
nakubwira ko mfite umukunzi ariko iri twamaze gutandukana kandi tukimara gutandukana nta wundi muntu natekereje ko nshobora kuba nakundana nawe sibyo wowe ese Fisto urabyemeye basi ako kanya Fisto yahise akupa telefone ni nako guhita yifunga ati ariko abakobwa sakaza mutwe koko ibi bintu byose biri kumbaho mu gihe kingana gute ese kuva twavanye ruguru iwacu ntaragira amahoro yo mu mutima Fisto yirirwaga aryamye yatangiye gutekereza cyane ibitekerezo biramurenga murumuna we ubwo yajyaga ku ishuri yari yarahinduye icyumba kuko yumvaga kurarana na Fisto nta kintu na kimwe cy'ingenzi kirimo nibwo kubwira Fisto ati Fisto we nutareba neza ejo n'ejo bundi uzaba n'umusazi ese bro nta nubwo ushobora gutekereza kabiri mwana ntabwo ushobora gutekereza ku bintu uri gukora ntabwo ushobora gutekereza kuri buri kimwe cyose anyway ndabona ndashidikanya ko buri kimwe cyose uri gutekereza man ntabwo ari sawa pe wowe gerageza uhinduke gerageza ube umuntu abantu dukeneye wigerageza kuba umuntu umeze gutyo Fisto ati ndakumva ibyo uri kumbwira nandi kubyumva pe ariko se basi wenda ujya utekereza ku gahinda mporana murumuna we ati nese bro uhura n'akahe gahinda Fisto ati ako se brother wanjye gusa izi ngizi wibagiwe urukundo nakundaga Shade ese basi wibagiwe ko Shade ari we mukobwa narose mu nzozi nakubwiraga ati bro kandi nashidikanya ko buri kimwe cyose mvuga ucyumva ati ni ukuri kandi buri kimwe cyose uvuga ndacyumva murumuna we ati Fisto ndakumva uri muhe butakoroheye pe ariko ntabwo ari ngombwa ko buri umwe wese abimenye ese none bigaragaza ko uri umunyantege nke bigeze ahangaha uwo Shade wazakugarukira bimeze gute byagenze gute murumuna we ati bro ndabizi ufite imbaraga Fisto ndabizi neza wabikora ndabizi neza Shade wakongera ukamugarura ndabizi neza Shade yakongera akaba wawe Fisto ati sha mwana wama mbanza amazi yararenze inkombe ese kuko kaba kabaye icwende katoga kandi niyo ukoze ko kadacya ese wakumva ko buri mukobwa wese twahuye muri iyi Kigali naryamanye nawe ati ngaho Edisa twararyamanye ngaho Grace twararyamanye Shemusa twararyamanye ubuse kuko uri kumbwira ko ibi bintu ari ibi ese ndi umunyamakosa murumuna we ati reka birumvikana byaterwaga na situation urimo abakobwa bakubeshyaga ko bagukunda kandi he's not bari bagukeneye happiness bro ahubwo uburyo wabayemo ibyishimo byatumye bahora bagukurashingira ese wa mugani wawe ubu uzahitamo nde ko kurekwa nde Fisto ati man nkunda Shade n'umutima wanjye wose numva ubuzima kubamo nta ufite Shade ari ubuzima budasanzwe ndabizi neza mama yashimye Grace nk'umukazana we ariko njyewe ntabwo Grace mukunda nta nubwo nigeze mukunda pe icyo ari kuruta nuko nari bukundane na Edith kuruta uko nkundana na Grace ati man ndi mu ihurizo rikomeye cyane uwabibonera kure yagiraga ngo ni umuhago cyangwa ni umurengwe ariko umaze gusazwa n'ibibazo byonyine nishyizemo ndi kuva mu munsi nahuriyeho na Edith ndi gutekereza ko yonza kumurika wenda akamenya ibyiwe n'ibibazo byiwe aribyo byari kubasaba ariko ntabwo byari bukonde murumuna we ati ndakumva ko umerewe ni ukuri ko umerewe ndi kubyumva pe ariko nawe ukeneye umutima ukomeye Fisto you need a strong heart man ukeneye gukomera ukeneye umutima udasanzwe ntabwo ukeneye kuba weak bingana gutya Fisto ati none se niga urumva naba weak biri bugende gute murumuna we ati you have to be strong Fisto ati reka wibuke neza ko Edisa bivuga ko namuteye inda ako kanya Edisa yahise yinjira mu nzu rero kubwira Fisto ati wivuga ngo bivugwa ko wanteye inda kuko ntwite inda yawe kandi ni y'amezi 6 harabura amezi 3 yonyine ngo ivuke ubwo rero niba utiteguye kuba papa njye nta kibazo na kimwe mfite pe icy'ingenzi ni uko mfite icyo tuzabyarana Fisto ati Edith kuva uyu munsi mva mu munsi nahuriyeho nawe nicuza impamvu nabaye inshuti yawe ndimo ndibaza impamvu naje kukubaza iby'agahinda wari ufite uriya munsi nicuza impamvu nigeze kuganira nawe ku bya shiri wawe wapfuye ari we Chris ese kuki nakuretse wenyine Edith ati ese Fisto ibyo byari ngombwa ko nyibutse umukunzi wanjye wapfuye Fisto ati hanyuma we kutigeze unyibagiza agahinda nagize gusa agahinda nagize kubera wowe Edith ati ariko ibyo ni ibintu biri nomo ni ibintu bisanzwe Fisto please forgive me Fisto ati Edith
ubu warampemukiye cyane kuba ntwitiye ibyo nta kibazo kirimo pe. Murumuna we ati ego pe, kuba gutwitiye nta kintu bitwaye. Ese Edi wabitewe ni kugambanira inshuti yawe kandi bitaga ko ari inshuti magara? Edis ati ni ukuri Fiston narababaraga cyane iyo nakubonaga uri kumwe n'undi mukobwa kandi mbizi neza ko nanjye ngukunda. Fiston ati ariko kunkunda no kugukunda ni ibintu bibiri bitandukanye. Edith wibuke neza ko mfite uburenganzira bwo gukunda buri umwe wese nshaka, mfite uburenganzira bwo gukunda buri umwe wese ntekereje, ntabwo mfite uburenganzira bwo gukundana nawe. Wowe nshobora kugukunda cyangwa nkanakwanga anyway, ariko sinzi impamvu ibintu byose uba wigize intambara, sinzi impamvu ibintu byose uba wigize nk'ibintu bidasanzwe. Ati ndabona ndashidikanya ko buri kimwe cyose utekereza ko kitakunda Edith kizakunda, kizabana na Shadi ubuzima bwanjye bwose. Rero ibyo nibyo byo kumwangisha ko ntwitiye. Anyway ndamwe nashidikanya ko utari uruhinja, umwana nyine uzamubyara pe kandi tuzamurera. Bakiri muri ayo ngaho Grace nawe yese yinjira aho ngaho. Fiston ati hayo Grace. Grace ati Fiston ndabona amajije gucika intege pe, nta kuntu nagize ngo nkwigarurire, ariko mbona uko bwije n'uko bukeye ariko ugenda urushaho kumbabaza. Fiston basi wenda reka nkwereke wenyine, sibyo ratabibuze kugushimisha. Murumuna wa Fiston ati ni ukuri mwa bakobwa mwe reka mbabwize ukuri pe, mukuru wanjye muri kumugora cyane, murebona mwe ukuntu mungana kandi mwese muri inshuti, ese murumva ari buhitemo ndakarekane? Basi wenda mwamuretse wenyine iki gihe cyo guhitamo kizagera. Ndabona ndashidikanya neza ko azahitamo kandi azahitamo neza, sibyo? Grace ati nta kibazo rwose reka tumureke azahitamo kandi wa mugani wawe azahitamo neza. Ati Fiston ndabona ndashidikanya ko uzahitamo umuntu ugukwiriye. Fiston ati wibitindaho, guhitamo umuntu nkwiriye byo nicyo kintu cya mbere ngomba kuzakora, nzahitamo kandi nzahitamo neza. Rero wasanga na mama nzahitamo, we na Edith mutarimo, mureke kwirirwa munjagaraza, mfite stress zanjye ku giti cyanjye, ese kuki mushaka kunshira mu bibazo byanyu? Grace ati nta kibazo ngerekana, gusa by the time you need me ujye umpamagara, nzahora mpari ku bwawe. Fiston ati nta kibazo Grace, nanjye wambereye inshuti nziza, anytime uzanyenera nzaba mpari ku bwawe. Grace ati nta kibazo Fiston, reka twibere inshuti bisanzwe. Fiston atangiye kuba inshuti zisanzwe na Grace, ndetse yewe Edith bataha yanarakaye cyane. Umunsi umwe ubwo Fiston yari aryamye yatekereje uburyo cyari kubura amahoro kubera Shadi, niko kuvuga ati ariko ubundi Shadi niyo mpamvu ibintu byagenda nabi gutyo, reka musange mu kazi. Fiston yagiye mu kazi agiye kureba Shadi, ndetse we nta kindi kintu cyari kimujyanye usibye kureba Shadi. Akihagera Shadi yakimukubita amaso yasohotse yirukanka, niko kubwira Fiston ati Fiston please mbabarira uva aha hantu. Fiston ndagukunda cyane urabizi. Fiston yarumiwe cyane kumva Shadi ari kumubwira ko amukunda, niko kumujyana inyuma y'inyubako yari ihari aramubwira ati Fiston ndakwinginze va hano hantu, basi wenda ndaza kuguhamagara ku mugoroba sibyo, kandi umubwira ku mugoroba saa 12 uze kunyitaba, nutanyita uraba umpemukiye cyane pe. Fiston ati haraba se habaye? Shadi ati icyaba cyose uraza kukibwirwa kandi uraza kukimenya, ubu urasabwa ikintu kimwe cyonyine, urasabwa kunyitaba kandi ukanyitaba neza pe, ibindi byose I promise you bizaza kugenda neza. Fiston yatangiye kwibaza uko biri bwamubwira ko Shadi afite umusheri, ndetse yewe nawe yamwiboneye, ariko yibaza impamvu Shadi ari kumubwira ko agomba kumuhamagara, ndetse yewe akamuhamagara ngo saa 12 kandi bagomba kuvugana byanze bikunze. Fiston yakomeje guhagarara aho ngaho. Shadi aramubwira ati ndakwinginze va aha ngaha, ntagire n'umuntu ubona ko ngiye nawe twahuye. Fiston ati okay niba ari ibyo nsaba nta kibazo. Fiston yatashe yishimye cyane ko yumvaga ko Shadi noneho bari kumwe kandi amushyigikiye. Ubwo yageraga mu rugo yararyamye amasaha makeya ategeza ko saa 12 zigera. Aho kanya Shadi yahise amuhamagara kuri telefone ati handro Fiston nsanga kuri convention. Fiston ati okay nta kibazo ndaje, ako siko numva ufite ubwoba. Shadi ati wowe hansange yewe, kandi nuhagera si ngombwa kumamagara, genda abandi kukureba.
Fiston yahise ajya kureba Shadia kuri convention. Akihagera Shadia niko kumubwira ati nakubonye ngabo vuye tugende. Fiston ati ariko sunjyanye. Shadia ati sinakubwiye ko buri kimwe cyose uri buze kukimenyesha kubera icyo ushaka kumbangamira koko. Izi ni imipango napanze, please ndakwinginze wimbangamira, ese waza tukagenda. Fiston ati ariko ubusa izi ngizi sinzi ngo ujyanye hehe. Shadia nawe ati ubwo wenda aho umujyanye uraza kuhamenya sibyo. Shadia yarirukanse cyane yinjiza Fiston mu modoka niko kumubwira ati Fiston tugiye kugenda, aho umujyanye uraza kuhamenya pe. Fiston ati ariko si wabaye iki ko mbona ufite ubwoba? Batwaye imodoka birukanka ndetse yewe Shadia byasaga nkaho hari ikintu ari guhunga. Ubwo bageraga imbere Shadia yari kubwira Fiston ko babakurikiye ndetse we niko kureba mu kirahure cy'inyuma asanga kuko imodoka yabakurikiye. Shadia niko kubwira Fiston ati agacu katubayeho Fiston uko biri kose twakurikiwe. Fiston ati ariko izi ngizi ibintu uri kumbwira ntabwo ndi kubasha kubyumva. Shadia ati Fiston ndakubwiza ukuri kw'Imana ko badukurikiye, ese ubu ndakubwira kuko nzakubwira ngeze ryari. Fiston ati ese ninde wadukurikiye? Rego gusa izi ngizi sinzi ngo twakurikiwe nande, ndimo ndabona ibintu byose nkabona ni ibintu bishushanyije. Shadia ati nyine wowe ibintu byose ugomba kubibona gutyo. Ati nta nubwo nakurenganya by the way, niko ugomba kubibona pe, ubundi sinari ndi kukubwira iki. Ati nanjye ngo nari mfite umuntu ndi kubwira. Fiston turi mu kaga, bakiri muri aho ngaho bagiye kubona babona abahungu barabitambitse mu modoka nziza pe. Fiston ati cyagenze gute? Abahungu bahise harimo umwe wavuze ati ako gahungu ni mukandusanire ndetse iyo n'ako gakobwa bari kumwe mukanzanire pe. Fiston yarumiwe. Shadia yanze gufungura imodoka. Umwe muri abo bahungu niko kujya gufata ibuye kugira ngo amene ikirahuri. Shadia yarangije afungura imodoka. Fiston yasohotsemo ndetse bamutwara nabi pe. Naho Shadia we yahise agenda ahobirana n'uwo muhungu. Fiston mu mutima ati abakobwa ni amanenja koko, ubu uyu nawe arangambaniye. Fiston yagiye afite umutima uvuga ko Shadia yamugambaniye ndetse yewe ko nta kintu na kimwe azongera kwizera. Fiston bamwinjije mu modoka ndetse yewe baramupfuka bamujyana mu rugendo rw'ahantu harehare ndetse yewe harehare cyane pe. Ubwo bageraga mu nzu abo bajama bamutwaye baje guhamagara umwe mu bantu ati boss turamufite noneho tumwice none hasi cyangwa tube turetse. Undi nawe ati oya mwe muritse nimumukubite mumwumvishe ku buryo buri kimwe cyose azibagirwa abakobwa n'igisa nabo. Fiston ati ariko si mwambabariye nk'uwo muri kumwe bitireke koko hari ikosa nabakoreye. Abo bajama ati nta kosa wadukoreye, nese umuntu akubita buri umwe wese yakoreye ikosa. Ati tugomba kumukubita kuko n'itegeko duhawe. Fiston ati ariko nyamaze ndarengana nta cyaha na kimwe nigeze nkora pe. Abo bajama ati kuburengana byo ntabwo tubyitayeho ahubwo turi kwita ku itegeko turi guhabwa. Fiston baramukubise ndetse bamugira intere. Kubw'amahirwe umwe yaravuze ati akoze kuki turi gukubita umuntu ufunze? Ati nyamaze reka mbabwire natwe turi kugaragara ko turi ibigwari. Ati nimureka ariko tugikubite turi kurebana nacyo. Ati nito birebaza kwantu binameze neza nubwo kubita umuntu ufunze uko bimeze nko kurwana n'igitimana. Nibwo baje kumufungura. Ubwo bamufunguraga Fiston yagerageje kurwana nabo ndetse we arirukanka cyane aca mu murima w'imyumbati ku buryo yashakaga kubacika ndetse yewe hafi yo kugera ku muhanda. Sinzi ukuntu byagenze. Fiston yarirukanse cyane kuri rwa rwego rw'uko yumvaga ko we agomba gukiza ubuzima bwiwe. Ese urimo uratekereza Fiston aba bahungu benshi bangana gutya ari buze kubacika? Ntuzacikwe n'igice cyacu cya 9 cy'inkuru yacitwa ngo akababaro natuye na Shadia umukunzi wanjye ubupfuye ku munsi twari bukuriho ubukwe. Uko bisanzwe mwari kumwe nanjye Odette Uwingabire, ndakurusha kuza kandi subscribe kugira ngo utazicikwa n'inkuru zacu za buri munsi. Ndabakunda cyane murabizi kandi aho ndi nta rongore barera hari. Wowe muntu ufite igitekerezo, wowe muntu ushaka ko kudusaba serivisi runaka, drop twandikire muri comment byaza kudufasha.